ajya mbega runo rwa Rodigo ndebera rwose amacupa imyanda imisarani urugo rwose mana yanjye be niko rwonyine rugo rusigaye rufite iterambere rigiye hasi ruri gutesha agaciro uyu mudugudu wacu rwose n'iki gihe. Ibi bintu nakunda siko Rodigo bimeze bite ibyiza none se iyi myanda yose ibi bintu ndi kubona biterekeranyije hano mwabuze aho mubibika ni iterambere cyane ntago twebwe bitoroshya twebwe iyo ureba iterambere ry'ubu kigezweho ubona hari umuntu wagombye kuba afite amajerekani ibikapa ibyangwe amasahani byose biteretse aha ngaha. Sheri Sisuru kubona suruje ko amarangi ashaje agenda avaho ahubwo uri kwibwira nawe mwasenye umureba mwimwe zari zegetse hariya zarimira kiriya kirabo zikakimenya ubwo birumvikana nukugira uzatuzanira gaza ari kisigara nzayibagora ko ubwo unshakire wa mufundi Damascene azakore hano na hariya neye nyenye umubwire nayo ayikore na hariya hano hasura ubwo ngiye kuba ndatembera mu isambu hepfo hano na hariya hirya ngere no kuri wa muturanyi wanjye ugiye no kwa Muzehe Rodigo naho ndagerayo ndi kuba ndatembera ubwo nawe urabureba ibyo mu rugo aragenda ndashaka iki cyo guteka muteke rujuje arimo so muntu umuki ni gute mbacinzwe umutekano mu mudugudu ukambwira kuntu umuntu aza mu mudugudu mutamwanzura abo kugira ngo ibyo tubivuganaho uretse gatoya ndetse iki mama mukamwa karame mukamwa kiri ko parenda hano akira gatebe ube ushitse usize nabe mwiki kinyejana zo bakireraho abashyitsi hari ubwo mwana warasuzuma ko turabakene icyo ni wagurore aha simfushije nahambiye ngaho nsobanurira ukuntu tunga abantu nk'aba rero muri quartier ntabizi ibisambo nk'ibi Mugwe bimeze utese sha nyine nta kibazo ari kuburira nawe se kuba warabuzi ni iby'iyi minsi mana umuntu aba yirirwa ashaka akazi byaranze nawe wabuze akazi se byihore ntabwo ujishazana mba niriweho hano mu cyaro nawe nigwa nasamye aho ngaho mu rugo nabuze n'uwambwa ngo njye muzanira amazi ariko mva inama nakugira sibyo tugiye kujya tubwira abakobwa baje kudusura noneho basiga inkweto hanze arizo tujya kugurisha se tuzabona amafaranga aho baguhaye nyoko nzazana n'inzego z'umutekano bakujyana icyo kubisobanurira aharenze aha ngaho oya niko bimeze umusaza ndamubwira ntabwo anyumva ariko rero umuyobozi nubwo ugiye kugenda rwose nubwo iki kibazo kidakemutse neza ariko n'uwo mugore umuhane kuko aransuzugura akampagararaho n'agashaka ko nagira ijambo mu rugo rwanjye musuzugura iki yaba gusuzugura bakabikoraje kuturega ntago ibintu kugihererana gutyo nibyo usanga ingwe zikigwa sanga umuntu yishundi ugomba kwegera inzego z'ubuyobozi ukatubwira tukaza tukabibakemurira ubutaha nzagaruka hano uno muntu kandi ugomba kugenda ukamwanzuza ukamenya inkomoko ye naho aturuka tukamenya natwe ibyo tumubara ntabwo watunga umuntu gucya mu mudugudu nshinzwe umutekano ntazi ibyo ari byo muraho umuyobozi murakoze ajyo wambwiye ngo ukuriye urubyiruko uriye urubyiruko ku rwego rw'umurenge nkaba nshinzwe n'umutekano mu uyu mudugudu ubwo rero ikiriho ugomba kujya kwanzuza no muntu kwa mudugudu aka kanya tuvugana nzagaruke hano nsanga ibintu byose biri ku murongo isuku byose ni gahunda za leta nta n'amakimbirane hagati yanyu ibintu byo kwigwa munagirana amakimbirane mu rugo ntago ari byo turabyemeye ubu tubyemeranyije nzasanga utanabyubahirije nzazana n'inzego z'umutekano zikujyana ariko nawe umugore umubwirire nawe yumve ko hano mfite ijambo ndi hejuru akajya hasi ntabyo kuba hejuru iyo babuze uburenganire n'ubwuzuzanye mugomba gushyira hamwe mukumvikana ubwo nizere ko wabyumvishe neza yego muyobozi sawa musigara amahoro ubutaha nzagaruke nsanga ibintu biri ku murongo urakoze muyobozi urakoze rwose kutugira inama
n'amasombe yarara hari bazajya bayigira imihembezo. azamama gute bimeze bite basha Bimeze bite boss? ni Kumera sawa mukomere. boss wacu Nta kibazo. hano si ubu muri kuganira ibihe biganiro Kuganira ibiganiro by'abagabo. ibiganiro by'abagabo hanyuma se urubyiruko nkamwe abantu bagombye kubaka igihugu sinjya mbabona mu muganda nta kigubona kimwe mbabona ibyo nibikureba kuko si utugaburira ako se undi uzuwondi wesha uzuwondi nzuriwe uri iki cyanjye kubutangaburira bimwe Hajya mu Rwanda batanga ibishyimbo. ingegera nkamwe rero Yewe naza ni mwe mutuma igihugu itagira umutekano ndavuze ngo mugomba kujya mwitabira umuganda nta muganda mwigwa mwicaye hano muteye agatebe harimo urugunge. ugunge rw'icyo wangegera niba batanga ibyo kurya nzaba ndi uwa mbere umva mbabwire Byo kujyana urugunge. yewe usibye no kuba nshinzwe urubyiruko nkashingwa n'umutekano nzababura mu muganda nkongera gusanga mwicaye hano muri gutera intebe abandi bagiye mu kazi murimo mubunza umunwa abantu b'abagabo basigaye bigira injira zwa pe bakabyuka bateye agatebe ku muhanda Ese hari ikintu kibi twavuze Asabira kugaragarira tukani hehe ibintu by'imibereho. Nese mu nama simuvuga imibereho myiza. inama aho ibera urahaza ubundi muri mududu wa Nyabunyonyo sinjya nkubona mu muganda nta nama witabira reka mbabwire sha ubutanzongera kubasanga hano Ariko Zahita papa na mba- mama nabo bangisha inama. zahita mbahamagarira panda gari zibajyanye Gukora inama. nimwe mugenda mwiba abantu gutya muzindukiye ku muhanda abandi bagiye mu Yaho kazi nanone ntabwo twiba. ubutaha ngomba kujya mbabona mu muganda mbabura mu muganda basanga hano mpamagara panda gare izibajyana wabumvishe nimwe muteza umutekano muke aba nibo batuma tugira inzara ahubwo Akana nijye. nyamwanga kumva niyanze kubona sha reka 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 Ibyo ntabire. genda Ndabona n'amasombe yarara hari bazajya bayigira imihembezo. Uri kumwenyura meze bite kuri kumwenyura Ego ko masha ku Gisenyi ntago nzasubirayo vuba pe. Wapi pe ntago byashoboka. aha abantu bo mu cyaro rero ntabwo bajya guhangana nabo buriya yanagukubita nyanjoro ugasanga n'umutwaro awusatuye ntawamenya. Aho siko nawe usetse. Cya ntago byakunda pe. Baba wije baba tatwe. Korubanda bararema. Ko wagira ngo yariremye. Sha gukena ni bibi biragatsindwa. Wapi pe ntago byashoboka. Ni inzozi ndarota ni biki